Ibimenyetso biranga abanyamugisha. Abanyamugisha ntabwo bapimirwa gusa ku byo bafite cyangwa ku byo abantu bashobora kubabona aho batunze, ahubwo hari n'ibimenyetso bibagaragaza nko mu buryo batekereza, uko bitwara ndetse n'uburyo bashobora guhangana n'ibibazo bahura nabyo. Muri iki kiganiro tukaba tugiye kurebera hamwe bimwe mu bimenyetso bigeze kuri 5 bishobora kukwereka ko uri umunyamugisha cyangwa binashobora kukwereka umuntu w'umunyamugisha. Ahangaha unyumve neza, sishatse kugaragaza ko hari abo umugisha wagenewe abandi batawukwiye. Twese Imana ishobora kuduha umugisha kandi buri wese afite amahirwe yo kwakira ibyiza imutegurira, ariko hari imyumvire, imyitwarire n'uburyo umuntu abaho bishobora kumufasha gukurura uwo mugisha ndetse no kuwubungabunga. Murakaza neza muri kino kiganiro, njye nk'ibisanzwe gutegura nkanakugezaho nitwa Ernest. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko uri umunyamugisha ni uko ibyo abandi babona nk'inzitizi wowe ubibonamo amahirwe. Byumvikane neza ko iyo uhuye n'ingorane wiga kureba icyo ushobora gukora muri izo ngorane ukagikoresha nk'amahirwe ashobora kugufasha gutera imbere. Mu gihe benshi usanga igihe cy'ingorane cyangwa inzitizi runaka babona imbogamizi gusa, bigahita bizitira iterambere ryabo. Impamvu rero wowe kino gihe ukibonamo amahirwe ni uko witoza kugira imitekerereze myiza yo kwizera ko n'ibintu cyangwa ibihe bikomeye bishobora kugira icyo bikwigisha, ukumva ko aho guhita ucika intege cyangwa ngo ubone ko ibintu bihise birangira, ahubwo ugomba gushaka igisubizo kandi ukareba amahirwe ashobora kuba ahishe muri icyo kibazo. Aha ni hahandi ushobora kuba uri nk'umucuruzi usanzwe ukorera muri karitsiye runaka, ariko uko iminsi ishira ukabona haraza abandi bacuruzi benshi, bigatuma abakiriya wari usanzwe ubona bari kugenda bagabanuka. Aha rero wowe ntuhita ubibona nk'ikibazo gusa, ahubwo icyo kibazo kiba ari ikibazo yego, ariko bitavuze yuko kigiye guhita kizitira imikorere n'iterambere ryawe. Ari nabwo wiga uburyo icyo kibazo ushobora kukibyazamo amahirwe yo kunoza ubucuruzi bwawe, ugatekereza sitarateji nshya zizagufasha kugumana abakiriya no gukora nk'uko wari usanzwe ukora, cyangwa bikanarushaho muri icyo gihe hari abo muhanganye bashya ku isoko. Iyo rero bigenza gutyo ukaba uri wa muntu ikibazo cyari gutuma acika intege mu byo akora, uba uri umunyamugisha. Si mu bucuruzi gusa, n'ibindi byose waba ukora cyangwa urimo, mu gihe ubona ko ikibazo aho kugira ngo kibe ikibazo cya burundu, ahubwo ukaba wakibyazamo amahirwe. Ikimenyetso cya kabiri kiranga abanyamugisha cyangwa se ikimenyetso gishobora kukwereka ko uri umunyamugisha ni igihe ukunda guhura n'abantu beza bagufasha gutera imbere. Hari igihe ushobora guhura n'abantu bakugira inama nziza, bakakwereka amahirwe utari uzi, cyangwa bakanagufasha no kubona uburyo bushya bwo kugera ku byo wifuza. Ariko ibi akenshi bikajyana n'uburyo nawe witwara mu bandi. Byumvikane neza ko kugira ngo ugere kuri icyo kintu cyo guhura n'abantu bagira uruhare mu gutera imbere kwawe, akenshi bigusaba kuba inyangamugayo kandi ukagira icyo wubaka cyangwa utanga ku bandi, ari nacyo kizaguhuza nabo, bityo bigatuma bakugira icyizere kandi bakifuza kugumana nawe mu rugendo rw'iterambere. Rero menya kugira indangagaciro nk'izo no kubaho uri umuntu ushobora kurema inzira zose zatuma wihuza n'abantu bagufasha kwiyumva neza no gutera imbere, bishobora kuba ari ikimenyetso cyihariye ufite kigaragaza ko uri umunyamugisha. Ikimenyetso cya gatatu ni igihe wongera guhaguruka nyuma yo kugwa. Kimwe mu bimenyetso biranga umuntu ufite umugisha w'Imana ni ubushobozi bwo kudaheranwa n'ibibazo ahura nabyo. Ntabwo bivuze ko atajya agira ibihe bikomeye nk'iby'ibibazo, ahubwo nuko iyo aguye adahita ahera aho ngaho. Iyo uyu muntu ahuye n'igihombo, gutsindwa cyangwa ibindi bintu mu buzima bwe bitagenda neza, ashobora kubifata nk'isomo aho kubifata nk'iherezo ry'ubuzima bwiwe. Niyo mpamvu nawe ugomba kureba icyatumye ibyo bintu bitagenda neza, ukaba wahindura ibyo wakosora, hanyuma ukongera ukagerageza. Urugero, ushobora kuba waratangije umushinga, nyuma y'igihe gito umushinga ugahita uhomba. Aho gucika intege burundu, ushobora gusuzuma amakosa yari ari muri uwo mushinga, ukibuka uko wayakosora, hanyuma ukongera ukawutangiza. Ugomba gusobanukirwa ko umugisha unagaragara no mu mbaraga Imana iguha zo kongera ugahaguruka, ukongera ukagerageza, kuko ibibazo atari iherezo, ahubwo ari amasomo ashobora gufasha umuntu gukura. Ikimenyetso cya kane cyerekana yuko uri umunyamugisha ni cya gihe uzajya ukunda kubona ubufasha mu gihe ubukeneye. Bisobanuye yuko rimwe na rimwe mu buzima bwawe ushobora guhura n'ibihe bigusaba imbaraga zirenze izo wowe wari usanzwe ufite, ariko hakaba hari ubwo ukunda guhita ubona ubufasha mu buryo utari witeze. Ushobora guhura n'ikibazo mu kazi, mu bucuruzi, cyangwa no mu buzima bwawe bwite. Ukaba wenda wahura nk'ikibazo kigusaba amafaranga,
ukabona bizinesi yawe iri kugenda ipfa utazi ikiri kubitera, ariko ibyo bibazo byose ugenda uhura nabyo ukaba wahura n'umuntu ubigufashamo mu gukemuka mu buryo nawe utari witeze. Byumvikane ko niba ari nka cya kibazo cy'amafaranga cyagusabaga gukemura ibintu runaka, ubonye nk'uyakuguriza, niba ari inama wari ukeneye yatuma bizinesi yawe idakomeza gupfa, ukabona umuntu uguha inama. Gusa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ibi bishobora kubaho ko nawe uba warubatse umubano mwiza n'abandi. Niba wubaka izina ryiza mu bandi ukabagaragariza urukundo kandi ugaharanira kuba umuntu mwiza, biroroha ko ubona abantu beza cyane cyane mu bihe bigoye. Ugomba rero kugaragariza urukundo abantu, ukiga kurekura, kuko nawe nibyo bishobora gutuma Imana iguha umugisha muri ubu buryo. Ikimenyetso cya 5 kikuranga nk'umunyamugisha ni igihe ubona abantu benshi bakunda kukugirira icyizere. Aha wumve ko uko abantu bakubona n'uko bakwitwaraho, cyane cyane nka cya gihe bazakwereka icyizere cyinshi, ni ikimenyetso cy'umugisha wihariye ufite mu buzima bwawe. Ibi nanone akenshi bigaterwa n'imico n'uburyo ubana nabo binyuze mu kuvugisha ukuri, kubahiriza ibyo wasezeranyije, kubana nabo neza no kurangwa kenshi n'ikintu cy'ubunyangamugayo. Ikindi ukwiye kumenya ahangaha ni uko iyo wubatse icyizere mu bantu, bishobora nanone kukuzanira indi migisha igiye itandukanye, harimo nko gufunguka kw'imiryango myinshi y'akazi, ukabona benshi bakwereka urukundo kandi bakifuza no kugumana nawe cyangwa kugirana umubano nawe. Ni muri ubwo buryo rero ukwiye kumva ko umugisha w'Imana ugaragara no mu gaciro abantu baguha, kuko abantu beza n'amahirwe meza bishobora kuza binyuze mu cyizere uba warubatse. Ikiganiro n'aha tugishoreje, ndagushimiye wowe wagikurikiye. Niba wagikunze ntugende udakoze subscribe, like no gusangiza kuri bagenzi bawe. Dusubire mu bindi biganiro.